Umunyarwanda yaciye umugani ngo urya nabi ukivuza. Hari n'abandi bakomeje kuvuga bati wanga kurya neza kugira ngo udakoresha amafaranga menshi ariko bikarangira ya mafaranga uyaguzemo imiti. Uyu munsi rero tugiye kubabwira ikindi kiganiro kivuga ku buzima, intungamubiri zitandukanye umubiri ukenera n'urugero ugomba kuzifataho. Intungamubiri zikenerwa umunsi ku munsi kugira ngo ubashe kubaho. Ni ibiribwa n'ibinyobwa byose winjiza mu mubiri kugira ngo bibashe gutunga ingingo zitandukanye bityo ukomeze kubaho. Zigabanyije mu bice bitatu by'ingenzi. Hari ibyongera imbaraga, ibyubaka umubiri, amagufa, imikaya, ingirangingo, imisemburo n'amaraso. Hari ibirinda indwara. Ibitunga umubiri bigiye bitandukanye bitewe n'ibyo urya bitandukanye. Uko ugenda ufata amafunguro atandukanye ni kugenda ubona intungamubiri ukeneye. Intungamubiri zitandukanye umubiri ukenera. Icya mbere ni ibinure. Ibinure ni ingirakamaro ku buzima kuko bifasha mu kubika imbaraga ndetse no kwinjiza vitamini mu mubiri. Biboneka mu byiciro bibiri. Ibinure byuzuye akenshi byiganje mu bikomoka ku matungo. Ibinure bituzuye biboneka mu bikomoka ku bimera. Nubwo ariko ibinure hari isoko y'imbaraga umubiri ukoresha, ugomba kugerageza ukarya ibyo umubiri ukeneye ku munsi ntubirenze. Ni ingenzi kandi kugerageza kwibanda cyane ku binure bituzuye nk'iboneka mu tubuto duto, amavuta y'amafi, ay'ibihwagari, amavuta ya elayo ndetse na avoka. Umuntu mukuru uringaniye akenera ku munsi hafi garama 70 gusa z'ibinure. Ibinure byuzuye iyo bibaye byinshi mu mubiri bishobora kuzamura igipimo cya cholesterol mu maraso, bishobora kongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane gufata ibikenewe ku munsi ntubirenze. Umuntu mukuru uringaniye akeneye ku munsi ibinure byuzuye garama 24 gusa. Icya gatatu ni proteine. Proteine ni ingenzi cyane ku mikurire no gusana uturemangingo tw'umubiri n'imikaya. Zishobora kandi no kwifashishwa mu gutanga imbaraga. Ibikomoka ku matungo nibyo byiganjemo cyane proteine: amafi, inyama, amagi, amata, amavuta y'inka, yawurute na fromage. Ibikomoka ku bimera bikungahaye kuri proteine harimo imboga, soya, ibishyimbo, amashaza ndetse n'utubuto duto. Ibindi biribwa bituruka ku tubuto duto nk'ingano, imigati na capati, umuceri, makaroni bigizwe na proteine nubwo ari ku rugero ruri hasi. Ni ingenzi cyane mu guhitamo ibyo kurya bikize kuri proteine bitarimo ibinure byuzuye. Ku munsi umuntu mukuru akenera proteine zingana na garama 50. Hanyuma icya kane ni ibinyampeke. Ibinyampeke ni isoko y'ingenzi ibiha imbaraga umubiri, bityo tugashobora gukora imirimo itandukanye ndetse no gutekereza. Ni amasukari n'amafufu atandukanye bikaba biboneka mu masukari, umuceri, makaroni, ibigori, ibijumba, ingano n'ibindi. Mu gihe ufata amafunguro ni ngombwa kwibanda ku bikize cyane kuri fibre mu rwego rwo kongera ingano ya fibre mu mubiri. Ku munsi umuntu mukuru agomba gufata byibuze ibinyampeke garama 310. Icya gatanu ni isukari. Ibarizwa mu binyampeke biha umubiri ingufu zo gukoresha. Muri make ni nka essence mu modoka ituma umubiri ubasha gukora. Isukari iboneka ahantu hatandukanye: mu mbuto, mu mboga, mu bikomoka ku mata ndetse yongerwa no mu biryohera bitandukanye. Si byiza kurenza isukari ukeneye ku munsi, ndetse ugomba no kugabanya ibyo ufata bibonekamo isukari nyinshi ukibanda ku birimo isukari nkeya gusa. Ku munsi umuntu mukuru akenera isukari ingana na garama 90.
Hanyuma icya gatandatu ni umunyu, sodium cyangwa se umunyu nawo urakenewe ku buzima bwiza, ariko iyo ubaye mwinshi nawo ushobora gutera ibibazo bitandukanye ku buzima binyuze ko uzamura umuvuduko w'amaraso. Muri rusange ibiryo turya bibonekamo umunyu mwinshi kurenza uwo dukeneye, cyane cyane ibyo bitunganyirizwa mu nganda. Ni ngombwa kwita cyane ku myunyu ufata kugira ngo urengere ubuzima bwiza bw'umutima. Umuntu mukuru ku munsi ntagomba kurenza garama 2.3 z'umunyu. Imbaraga umubiri ukoresha, imbaraga zikoreshwa mu mubiri niba ujya witegereza ibyo gura bifunze uzasanga haba handitseho cal cyangwa se kalori, kilokalori cyangwa se kg. Uru ni urugero rw'imbaraga ibiryo bipimwamo. Ibyo turya byose yaba ari ibinyamasukari, ibinyampeke na proteine bihindurwamo imbaraga ku rugero rutandukanye. Vitamini kimwe n'imyunyu ngugu nabyo ni ingenzi cyane ku buzima, gusa byo ntibihindurwamo imbaraga umubiri ukoresha. Imbaraga nizo zikenerwa mu mikorere itandukanye y'umubiri, guhumeka, gutekereza, gutembera kw'amaraso n'andi matembabuzi, gutera k'umutima, gukora kw'impyiko, kugenda, guterura ikintu, kwinyeganyeza n'utundi turimo twinshi dutandukanye tubera mu mubiri. Zinakoreshwa kandi iyo usinziriye kuko hari ingingo zitajya zihagarara gukora kabone n'ubwo waba usinziriye. Bigenda bite iyo uriye ibirenze ibyo umubiri ukeneye? Mu gihe ufashe imbaraga zirenze iz'umubiri ukenera mu mikorere yawo ya buri munsi, inyongera zose zihindurwamo ibinure kugira ngo bibikwe neza. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane kugereranya ibyo winjiza n'ibyo usohora ku munsi, bityo ugafata ibyo ukeneye. Abantu bitewe n'imirimo itandukanye bakora bakenera imbaraga zitandukanye. Uko ukora cyane niko ukenera imbaraga nyinshi kurusha umuntu uhora yicaye. Umuntu uringaniye akenera ku munsi imbaraga zingana na kilokalori 2,000 cyangwa se kg 8,800. Reka tubashimire cyane mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, aho tubabwiye uko mushobora gupima ibyo murya mugeranije n'imbaraga umubiri wanyu ubikeneye. Waba ukunze iki kiganiro witinya kugisangiza n'abandi, ibuka gukora subscribe, like ndetse na commentaire zawe zishobora kudufasha gukora ibiganiro by'ubutaha. Mwari kumwe na Protais Mbarushimana, nimukomeze rero muhahe muronke kandi mugire ubuzima bwiza.